Hello again my guys, reka nongere mbasuhuze ngo bimeze bite ngo byifashe bite aho muri hose. Yes, mukomeze kugira umunsi mwiza. Reka uyu munsi nongere tugendane tureba uburyo kibasha ko wasoma message z'umuntu muri telefone yawe ukoresheje uburyo ki uburyo bwa message web, SMS zisanzwe atari zo kuri WhatsApp, SMS zisanzwe zo muri telefone. Reka turebe uburyo kibasha ko wazisoma muri telefone yawe ariko ari zundi muntu ukoresheje message web. Reka tugendane kugira ngo waje ko wasoma message z'umuntu kigomba gukora ugomba kugira nyine n'ubundi application ya message yingi umubona nkozeho tu yingi murimo kubana nkozeho hano ino nkozeho hano message none ukimara kuyigira iyo ngiye igomba kuba muri telefone y'uwo muntu ushaka gusomera message ziwe. None cyo ugomba gukora ugomba kujya muri telefone yawe bwite, telefone yawe bwite ku giti cyawe, telefone yawe ushaka kuyisomera message z'uwo muntu nyine ushaka, ukajya kuri browser muri Google Chrome. Wamara kujya muri Google Chrome ukandikamo ijambo ukandikamo gutya messages web gutya gutya message web. Wamara kwandika message web ugahita ukanda hano ku tudomo dutatu hano magana hejuru mu ruhande rw'uburyo kuri telefone ku tudomo dutatu kugira ngo ufungure desktop site. Hano udomo dutatu kadukandaho ukaza no munsi yanditse ngo desktop site ukayifungura. Wamara kuyifungura bita bimera gutya tu, bikimara kumera gutya uzahita ugaruka hano ukande hano n'umundi hambere hano kino gisubizo cya mbere kiri mu magambo y'icyatsi hano handitse ngo message for web uhita wakanda. Ukikimara kuhakanda bazahita baguha ikintu kimeze n'ubundi nk'icya WhatsApp tu, nkuko kuri WhatsApp byari bimeze naho niko na hano naho biba bimeze. Bazahita baguha ikintu kimeze gutya. Bakimara kuguha ikintu kimeze gutya icyo uzakora uzakizuminga bimera nka gutya, ubizuminga bimera nka gutya. Ukimara kubizuminga bikamera nka gutya uzajya muri telefone ya wa muntu ushaka kugisoma message ziwe. Sinzi ngo ni muntu ki no umwana cyangwa se n'iki cyaye cyangwa se undi muntu wese bizankuba kwifata amasegonda ngaho ujye muri telefone yiwe. Ukimara kujya muri telefone yiwe ujya hano kuri message, ukimara kujya kuri message uze hano ku domo dutatu hano ruguru mu ruhande rwa telefone mu ruhande rw'iburyo udukandeho uyitukana hano handitse ngo messages for web, ngo messages for web hano ha kabiri hano nkoza agahinduka umukara uhita wakanda. Ukimara kwakanda uhita uzana handitse ngo QR code scanner uhita wakanda. Bazahita baguha ikintu kimeze nka kamera. Bakimara kuguha ikintu kimeze nka kamera gutya ikintu uzakora uzahita ufata kino kintu kimeze nka kamera ujyane hejuru ya telefone uhita ujyana kuri ya code baguhaye hariya kuri WhatsApp. Uzahita uzana kino kintu kimeze nka kamera uhita ukizana hano uhita uza ufotore kino. Ukimara gufotora kino message ziwe uzajya uzibonera hano. Buri gihe uzashaka kureba message yiwe uzajya uza hano wandike ngo message for web. Ukimara kwandika message for web uhite uyigera hano uzajya uhasanga message ziwe bamwohereje zose ziri hano. So ni gutyo ubasha kwasoma message z'umuntu mu buryo bwa message web. Message ziwe uzajya uzibonera hano online ku buryo ushatse wasubiza umuntu cyangwa se ugasiba message usaka uko ubyifuza.